murakoze cyane. Ego. Nanjye ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Murankundira nanjye ndirimbe akaririmbo kagufi mbere y'uko tuganira. Indirimbo yo mu gushimisha 224. Wasize ubwiza wawe ufite mu ijuru, ubwo wazaga mu isi Yesu, no mu ivuka ryawe nta hantu hariho hagutunganiye mwami. Winuze mu mutima wanjye, umbemo ndabikwemereye. Winutahe mu mutima wanjye, wibonere aho kuba. Mbese abamarayika ntibagushingije ubwo wimikwaga Kristo, ariko mwami wicishije bugufi utuvukira utyo mu isi. Dore inyoni yose igiraho yarika, n'ay'inguzu ntiburindaho, ariko wewe mwami Yesu wabuze aho urambika umusaya. Wajya uzanye ijambo rizima Kristo, ryo kubatura abantu bawe, bakwitura kwangu urukundo rwawe, ubwo bakumanika ku giti. Amena. Ibindi bitero bibiri muraza namwe kubiririmba, ariko aho cyane cyane nashakaga nahavuga ngo dore inyoni yose igira aho yarika, n'inguzu nazo ntizibura intaho, ngo ariko wowe mwami Yesu wabuze aho urambika umusaya. Yego. Turagaruka muri ya magambo twaganiriye ejo. Twarimo tujyana amagambo abiri, amagambo y'icumbi cyangwa se indaro, noneho n'umuturanyi. Umuturanyi tuzakurangiza ku kibazo twibajije, tuzakurangiza ngo se umuturanyi wawe ninde. Ubwo nibyo dukurura kugira ngo uwo muturanyi tumurebe uja gucumbikira, udutegura indaro. Abayahudi icumbi bakunda kuryita indaro. Maze rero twifashisha ijambo ry'Imana muri Luka. Turagenda dusoma tuganira tugeze no hagati, ariko reka tubanze dusome Luka ibice 2 no ku murongo wa 7. Luka ibice 2 no ku murongo wa 7. Haravuga ngo abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka, kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Ejo hari aho twasomye tutasobanuye kuko kubera umwanya. Twasomye mu Bami ba kabiri ibice 4 no ku murongo wa 10. Turareba uko twavuga uyu munsi Abami ba kabiri ibice 4 no ku murongo wa 10. None ndakwinginze twubake akumba ko hejuru y'inzu, tumushiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko cyitabaza, maze uko azajya aza kudusura nje azacumbikamo. Amen. Ni amagambo twaganiriye. Noneho rero kubera ko uyu munsi ikigisho tugiye gushyira hamwe, ndakurarika kugira ngo tujyane dutekereze ibi byumba bitatu. Icyumba kimwe twavuze ni cy'Ibetelehemu, ikindi cyumba cyangwa se icumbi ni ry'Umusamariya ajyanye umuntu wari wakomeretse, ikindi cyumba ni icya Elisha. Noneho tujyane, noneho dutekereze ngo se abo baturanyi cyangwa se abo bantu bagiye gushyirwa muri ibyo byumba ni bande, ariko natwe tubane nabo, tujyane nabo, twishyire muri uwo mwanya wabo, tuvuge ngo ari njyewe se.
mu cyumba cy'i Betelehemu cyangwa se mu icumbi washakaga icumbi mu gihe bagenda kwandikwa twavuze ko ari Yosefu ari kumwe n'umugore wiwe kandi umugore we ngo yari yashikaniwe agaragaza kujya gushaka umwanya mu icumbi rirabura arahava avaho yari akwiriye aho utegereza kuko yagombaga kuribona aja hirya yigira hirya kugira ngo aje kubona icumbi arisanga ahantu agahise ahantu mu bungeri wari washikaniwe ninde ni Mariya urumva ko turumva ko harimo umubano w'umugabo n'umugore cyangwa se w'umuvandimwe bari bajyanye noneho aja mu bungeri mu bantu abahari basanga icumbi ariko ntabwo bari bazi yuko umukiza agiye kubavukira nubwo bari bavuye urugendo baragenda noneho rero mu icumbi naho ry'urya Musamariya twavuze w'imbabazi arabavuzwemo umutambyi n'umulewi ndetse n'umusamariya ariko kandi havuzwemo ibisambo byari byakubise umuntu uwo batavuze izindi bisambo byavuzwe mu izina umuntu ntiyavuzwe mu izina umutambyi ntiyavuzwe mu izina umulewi ntiyavuzwe mu izina umusamariya ntiyavuzwe mu izina noneho twisange turebe muri abo ngabo ese uwo mutambyi yaba ari njyewe mwabaza abashumba ese uyu si umwanya wabo wenda umutambyi ntiyari nk'umushumba n'umulewi ntiyari nk'umushumba Umusamariya w'imbabazi ninde ni wa wundi utekereza ko ari umwanzi wacu ariko noneho akakugirira impuhwe akaza agasanga umuntu wawe wamuciyeho watambutse iwe akaza akamugirira impuhwe ayo bisambo ntabwo byari bikomoka hirya ahari byari bikomoka kimwe n'uyu bakubise byari bikomoka ahari bakomokaga hamwe turaza kubigarukaho noneho uyu wakomerekejwe nawe yari mu Bayuda noneho turaza kureba n'aha ngaha mu icumbi rya Elisa ninde wamwitayeho Elisa yitaweho n'umushene mu kazi nawe ntibamuvuze mu izina umutware wiwe nawe ntibamuvuze mu izina ariko nanone Elisa yamaze kugirirwa neza muri iri cumbi iwe yasanze Gehazi wo bagendanaga aramubwira ngo si uyu muntu tumubwire gute noneho reka nkurarike muri ayo magambo tugiye kuganira tujyane usange wenda uri kumwe na Eliya muri ya cumbi yacumbikiwemo ube Eliya cyangwa ube uriya mushune mu kazi cyangwa se ube umusamariya w'imbabazi wajyanye umuntu kumuvuza umukuye mu muhanda wari umeze nabi cyangwa se uvuga ati yaba njyewe narumwungere kugira ngo ncumbikire Yosefu na Mariya baje reka dusubire inyuma rero dutekereze twifashishe amateka y'Abisiraheli nabitekereje subira inyuma aya magambo ibihe bujya bigenda bitandukana muri ibihe turimo indirimbo ko uragenda uzumva ziririmba Christmas abantu benshi ko barategura amazu yabo bashyiramo indabyo bagira neza cyane kugira ngo bahatunganye naho niko byari bimeze abantu bagiye kwiyandikisha kiriya gihe byari bimeze gute noneho mu isezerano rya kera igisobanuro cyane tube nk'abasubira inyuma dutekereze ngo mu isezerano rya kera umuturanyi ninde mu isezerano rya kera umuturanyi bamwitaga ni umuntu wo gufatanya nawe uwo mushaka kwifatanya nawe kandi bamwitaga ko ari umuntu w'umuryango wawe iyo bavuga ati umuntu w'umuryango wanjye niwo mugenzi wanjye noneho kandi uwo muturanyi wari ugize umuryango ninde bagarukiraga kuri bo gusa bakumva ko abaturanyi ari abantu babo bakomoka muri bo ukuvuga nukunda mugenzi wawe nabo ni umuturanyi wabo mu baheburayo ukomoka muri bo ariko muri ayo magambo y'umuturanyi hariho hamwe bagomba kuvuga ngo abagenzi benshi abagenzi bacu ni bande umuturanyi umwe ninde ni ukuvuga ngo byari mu isezerano rya kera harimo abaturanyi abagenzi bacu abaturanyi ariko nanone ibo cyane bumvaga kuko ari mu Bayuda naho tuza gusoma mu Balewi ibice 19 no ku murongo wa 33 haravuga ngo ugomba gukunda kuko wikunda ngo kuko wari umunyamahanga ngo mu gihugu cya Egiputa ngo ndi Uwiteka Imana yawe niko mu Balewi havuga ugomba gukunda kuko wikunda kuko wari umunyamahanga mu gihugu cya Egiputa Uwiteka bakura mu buretwa mu gihugu cya Egiputa ari umunyamahanga ariko ntiyaretse kubakunda arabibutsa aho bari urwibutso rwo kwibuka ariko wikunda aka kajambo nakagarutseho ngo kuko wikunda sanga kenshi dukunda kuvuga ngo ukunde mugenzi wawe nabyo nubwo bitunanira ngo kuko wikunda nabyo biratunanira kwikunda ni ukwishakira amahoro mu mutima wawe ukwikunda kandi ni ukwihesha ibyishimo n'umunezero mu mutima wawe kenshi dukunda kubura umunezero n'ibyishimo tukabibura kandi bigakomoka hirya hari igihe bikomoka ku baturanyi bacu cyangwa se bigakomoka ku bavandimwe cyangwa bigakomoka ku duturanye nabo cyangwa bigakomoka ku bana bacu cyangwa bigakomoka ku bafasha bacu cyangwa ku batware bacu ariko aravuga ngo ugomba kwikunda nawe kuko wikunda uko kwikunda rero ubundi nari usoma ibitabo ndetse nganira n'abantu ibibabaza abantu
bakarakara bakagira umujinya bakagira umubabaro bakagira agahinda kenshi hari igihe bikubabaza bitava kure pe hari igihe biba ku baturanyi mwaturanye cyangwa bikava ku muntu wari wizeye wiringiye ukunda cyane akakubabaza rero nababwira ni igitabo nasomye cyarambwiye ngo iyo ubabaye ukagira umujinya ukababazwa na wa wundi wakubabaje ni igihano wowe wiha wowe ubwawe hejuru y'ikosa ry'uriya muntu ibyo yagukoreye umuntu araharirwa gukorera amakosa akuvuge nabi agutesha agaciro akubeshyera akwandarike yica izina ryawe akuvuma gukure mu bantu mbese uzugenda uzenguruka uhutara uvuga ngo ariko mana yanjye none warangiza wa muntu ukamufata mu mutwaro umutima wawe no mu bitekerezo warangiza ni cya gihano wihaye kubwe umwanya wiwe noneho rero ndagaruka ngo reka ndebe uwo muturanyi n'ukuntu aba bayuda bamuvugaga ninde uyu muturanyi ninde ni ukuvuga ngo dushingiye ku itegeko ngo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda turacyari kuri itegeko gusa uyu muturanyi kuko wikunda ninde twavuze ngo muri bo ni inshuti kenshi tugira inshuti kenshi tugira abagenzi kenshi tugira abo twashakanye ariko kandi mu bayudaho ngo yari mwene wabo yego iyo usomye muri rusi ibice bibiri muri rusi ibice bibiri reka tuharebe no ku murongo wa 19 ngo nyirabukwe aramubaza ati wahumbye mukwande uyu munsi wakoze he hahiriwe wakwitayeho asobanurira nyirabukwe nyir'umurima yakoreyemo aramubwira ati nyir'uwo murima nakozemo uyu munsi yitwa Bowazi Naomi abwira umukazana we uwo mugabo ahirwa kuwiteka utarorereye kugirira neza abakiriho na banyakwigendera Naomi arongera aramubwira ati uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi wo mu bacunguzi bacu uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi uribuka inkuru za Naomi na Rusi ubwo yamwitagaho akavuga ngo imana yawe izaba imana yanjye igihugu cyawe kizaba igihugu cyanjye ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye barajyana bagera iwabo ngo buke maze guhumba agirirwa umugisha hanyuma muri wa mugisha yahawe aranezerwa arishima yumva afite amahoro mu mutima ataha kare amaze gutaha kare nyirabukwe aramuganiriza atese kutashe kare byagenze gute ataha kare reka nyivugire gutaha kare kuko uko gutaha kare mpamvu ndi mbitsindagira ni ibintu byananiye abantu abashumba ngira ngo bambera umuhamya iyo amaterano yatangiye abakristo benshi baza gusenga ikanisa risohoye abantu bashaka gusohoka ntatangirira igihe ntarangiriza igihe ni ukuvuga ngo nta gahunda bafite ejo bundi narombwira abantu ndababwira nti ngewe mfata umuntu wica gahunda nicyo kimwe n'umwitabi nicyo kimwe n'inzoga cyagiye wica gahunda ntuzire kugihe ntugendere kugihe ntukure kugihe ibintu byose ukabyica nubwo waba umukristo umeze gute iyo udakurikiza igihe ariko aramubwira uwo wakugiriye neza kuko arakora agakorera ku gihe akaruhukira ku gihe kandi arakora pe Bowazi bituma baza abantu ngo se uriya mukobwa ninde waje baravuze ngo yarakoze ngo kuva yatangira gukora undi yigeze aruhuka bituma haramuhemba muha n'ibindi noneho bituma nyirabukwe aramubwira ngo uriya ni mwene wacu wa bugufi uriya ni mwene wacu abayuda rero uwo muntu wa bugufi ninde yari mwene wacu wa bugufi ni ukuvuga ngo umugenzi wanje ninde mu bayuda ni umuvandimwe wawe cyangwa mwene wacu wa bugufi ese twebwe dufata gute mugenzi wacu ninde ni umuvandimwe wacu ni mwene wacu wa bugufi ni umuturanyi ninde noneho nsomye mu mateka y'abayahudi hariho amagambo bakunda kuvuga cyane mu shusho y'Imana mu ijambo ry'Iyahudi bavuga ngo ni Besemu Elohimu bakavuga ngo abantu bose baremwe mu shusho y'Imana ni ukuvuga ngo iyo ubona ko umuntu yaremwe mu shusho y'Imana umuha agaciro ka kimuntu wamara kuguha agaciro ka kimuntu ukamusangamo mu bumuntu ndetse ukamusangamo umuco w'iwabo ndetse ukamusangamo imyizerere y'iwabo uyu wese tuvuze yari afite umuco w'iwabo ariko amaze kugenda kwa Naomi yarahinduye nyine imico y'iwabo n'imyizerere akorera ku gihe ajyana n'igihe ajyana n'abo yasanze iyo umuntu afite ubumuntu muri we akaba afite yujuje umuco muri we akaba yujuje imyizerere muri we niyo ahandi mu itangiriro havuga igice cya mbere 27 ngo Imana yaremye abantu mu shusho yayo
kubera ko rero turi ibiremwa by'Imana byaremwe mu shusho yayo, ni ukuvuga ngo umuntu wese ahabwa agaciro kangana kubera ko dusangiye ubumuntu, dusangiye umuco, dusangiye imyizerere. Iyo ngibyo ivyo bimaze gupfa mu muntu, nicyo gihe yivugira uko ashaka, akora uko ashaka, ajya aho ashaka, abaho undi muntu uko ameze. Ni ukuvuga ngo rwa rukundo rumwe ikiganiro Yesu yagiranye na wa munyamategeko bwo gukundisha Uwiteka ubwenge bwawe bwose, umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, no gukunda mugenzi wawe kuko wikunda, ibyo riba ryarapfuye muri we, ntaryo aba afite. Noneho rero niki twatwigira muri aba Bayahudi? Abayahudi bari bafite amategeko yahuzaga abantu n'Imana ndetse n'uturere, n'uburyo bahuzaga. Ni ukuvuga ngo idini yabo barageragezaga kwigisha abantu inshingano z'abaturage babo. Ni ukuvuga ngo bakabigisha amateka yabo ashingiye ku ijambo ry'Imana, ashingiye kuri Torati. Ni ukuvuga ngo kenshi dukunda gusoma muri bitabo bitanu bya Mose, ibira bitabo Torati barabyigishaga. Ni ukuvuga ngo umurabi cyangwa se mwarimu akigisha akabimenya kugira ngo abashe kubisobanura no kubyigisha abantu babo. Noneho hakabamo amategeko n'amabwirizwa. Kenshi bayabumbira ngo amategeko 613 bakayacamo ibice bibiri. Amategeko 248 ni amategeko bigishaga Abayahudi ibyo bagomba gukora. Andi mategeko 365 bakigisha abantu babo Abayahudi ibyo batagomba gukora. Noneho rero binjira muri Torati bakibuka yuko Torati nanone ibabwira amategeko 10 Mose yamanukanye ku musozi amaze guhura n'Imana. Ariko ntibibagirwa kubabwira ayo mabwirizwa. Noneho usubira inyuma ngo se nk'abakirisitu, natwe nk'abantu dufite ubumuntu, nk'abantu dufite umuco wawo dukomoka, dufite imyizere y'uwo twizereye. Nayo mategeko tubwira abana bacu, abagore bacu, abagabo bacu, abaturanyi bacu ibidakorwa. Ni ibihe tubabwira noneho bikorwa. Mwibuke kaje twavuze ngo ziriya ntumwa ko ari zine zandika zigerageza kwandika kuri Yesu. Twavuze ko Mariko iwe yagerageje kwandika avuga ibyo Yesu yakoze. Matayo na Luka bavuga ibyo yavuze. Yohana bavuga Yesu uwo ari we. Niba tubwirwa tugasoma mu byanditswe byera ibyo Yesu yavuze n'ibyo yakoze n'uwo ari we, tuzanye muri aya mategeko, ni ibihe bikwiye gukorwa, ni ibihe bitagomba gukorwa. Nk'abantu bambaye bafite ubumuntu muri bo, ni ibihe bigomba gukorwa, ni ibihe bitagomba gukorwa. Mu muco wacu ni ibihe bigomba gukorwa, ni ibihe bitagomba gukorwa. Mu myizerere y'ibyo twemeye ni ibiki bigomba gukorwa, ni ibihe bitagomba gukorwa. Ni ukuvuga ngo bashyiragaho amategeko ndetse n'amabwirizwa. Rero muri Torati igihe bayisomeraga abantu bibuka Mose ibyo yahawe, baravuga ngo Torati, ibitabo bya Mose turabisangamo amategeko, turabisangamo kwigisha, turabisangamo amabwirizwa, ndetse turabisangamo n'umuyoboro w'ubuyobozi. Yayobozaga ayo mategeko bakubaha ijambo ry'Imana, uburyo amategeko agomba kubayobora. Noneho uburyo bayumvaga barayazanaga, noneho bakayazana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kandi muri ubwo buzima bwabo harimo n'imiryango yabo, bakaganira amagambo y'Imana mu miryango yabo. Kenshi turavuga tuti abana bacu barananiranye kubera ko ibyo bagaburiwe hanze babonye nibyo babonye biri hafi yabo. Muri ibihugu dutuyemo urimo gusanga umuryango wicaye ugafungura televiziyo, warangiza bagashyiramo utuntu twitwa ngo ni katuni. Nukuvuga ni amashusho, udushusho tumeze nk'inkima, utundi tumeze nk'imbwa, nk'injangwe, nk'iki. Noneho ayo mashusho niyo abantu bagaburira abana. Abana bakashyira mu mutwe no mu bitekerezo, nibyo bamenya nta bindi. Wa mwana ntagira impuhwe za nyina, na nyina yaje ntatekereza ngo reka riri mama we amusange kugira ngo yonke, kuko mama we ari bize, ararusha muri byinshi. Umuntu akagaburira umwana we televiziyo, yamara ya mashusho niyo yayindi umwana akurana nayo, niyazi niyo shusho abona nta kindi. Nukuvuga nta mabwirizwa n'amake duha abana, noneho bamara gukurira muri bya bindi. Ariko Mose amaze kumanuka kuri wa musozi akazana amategeko, hari yo ngayo ya Tora, harayandi bitaga ngo mitzvaha. Ayo mategeko bavugaga nayo bareberaga mu buzima bwa buri munsi, mu miryango yabo, n'isuku y'umuntu, n'imirire, n'imitekerereze, n'imibanire. Bakabizana rero bakavuga ngo reka turebe uburyo twigisha abana bacu.
muri amategeko 10 reka mbe gusura amategeko 3 iteko rya mbere ryavuga ngo nta zindi mana uzagira uretse njye. Yego. Noneho rero iyo dusigaye twimura imana yacu tukazana izindi mana uretse imana umuremyi w'isi waremye ijuru n'isi umuremyi wacu umuremyi tukazana izindi mana izo mana zibwirwamana nibyo twavuze ko imana iza guhamagara Aburahamu ikamubwira ngo ku misozi yiwanyu mu mana ziwanyu no kubashaka kumubwira amaze kuva mu mana zibwirwamana. Yego. Iyo abantu bimitse izindi mana imana iva muri bo nukuba basigara bakorera za mana noneho za mana nizo zibategeka. Iteko rya kabiri no rya gatanu iravuga ngo wubahe so na nyoko. Niba rero iri tegeko ryarapfuye abana batacu baha abavyeyi babo wubahe so na nyoko iryo ni itegeko niko ryavugaga. Irya cyenda riravuga ngo tugashinje umuturanyi wawe ibinyoma. Yego. Aya mategeko impamvu nayazanye nuko ubu nyina nani abakristo abavyeyi abashumba abapapa abadiakoni duhora mu itorero ntabwo twigisha abantu imana yacu yariyo ntabwo twigisha abana bacu kubaha abavyeyi babo ndetse na Bibiliya ikavuga ngo dukunde n'abana bacu siko bivuga se. None se uyu mwana azubaha abavyeyi badakunda uwo mwana umwana nawe arakubaha. Yego. Aho ntugashinje umuturanyi wawe ibinyoma. Mose yagaragaje kuzana ibisobanuro ibyo yakuye ku mana arabizana nk'isezerano niyo mpamvu bamukundaga kuko yabibazaniye abikuye ku mana arabibaha kugira ngo bibatunge. Ni amategeko y'abatunzi kubera iki basubiraga muri ayo mabwirizwa baravuga ngo hari ibwirizwa rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amen. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo mabwirizwa rero natwe aratureba. Gukunda bagenzi bacu no kwikunda biratureba n'inyigisho twigira ku Bayahudi. Noneho ngo aya mategeko ngo arimo indangagaciro. Yego. Kandi izi ndangagaciro zigisha imbabazi Imana igirira abantu. Muri izo mbabazi Imana igirira abantu nazo zigisha no kubabarira. Yego. Kuko dusaba imbabazi ku Mana noneho zigisha kandi no kubabarira. Kubabarira iyo bivuga biroroshe no gusaba imbabazi biroroshe. Yego. Ariko kenshi birananirana kubera iki imyitwariro n'imvugo zihari n'inyigisho zihari zo muri iyi minsi. Noneho tora niki twayigiraho niki twabyigiraho. Reka nsabe ngo muri iyi tora ibitabo 5 za Mose tubiremo ayo mabwirizwa atwigisha noneho atwereka inzira noneho atwereka n'inshingano atwereka kugira neza no kuvuga neza no kwitwara neza noneho atwereka no gufasha abakene no kwita ku bakene n'inyangamugayo atwigisha guca bugufi atwigisha koroha atwigisha no kugira imibereho myiza. Amazi rero tumanuka tuje mu isezerano rishya niki ibyo bitubwira kuri uwo muturanyi niki bakopeye kuri uwo muturanyi. Nagaragaje gusoma nibuka ikiganiro cyagiye kiba uko byari bimeze ngo abasamariya n'abisiraheli n'abayuda ukuntu bari bamereranye kandi abo bayuda n'abisiraheli bigeze kuba ubwoko bumwe imiryango 12 ngo buce ikikamo kabiri baraza batwara iminyago bamaze kubatwara iminyago bamwe bajya mu buhungiro barangije ni ukuvuga ngo kino gihe iwabo hari hatuye abasamariya Yudaya Isamariya bari bangana cyane kandi baturanye bakumva kuriya muturanyi wo hakurya ari umwanzi wabo. Nako bakundi wabwira abana bawe ngo ruriya rugo hakurya bari abaturanyi uramenye tuzajeyo uramenye tuzabavugisha. Umwana agakura azi ko abo bantu ari abo mwijima atari beza nawo mu rwobo uramenye. Abo Farisayo rero n'abasadukayo bakurana umuco w'Abayahudi muri abo mabwirizwa kuko bari abantu b'abanyamahanga baratwanduza. Uramenye abo bantu batatwanduza n'abanyamahanga batagomba kutwanduza tugomba kubirinda. Muri Yohana reka turebe Yohana ibice 7 umurongo wa 47 kugera ku murongo wa 49 aravuga ngo Yohana 47 haravuga ngo reka dusome ngo abafarisayo ngo barabasubiza bati mbese namwe mwayobejwe hari umuntu n'umwe
wo mu bakuru cyangwa mu bafarisayo wamwizeye. Ariko abo bantu batari bazi amategeko, abo bantu batazi amategeko ngo baravumwe. Ahangaha ni inkuru bariho baganira. Yesu amaze kubabwira ngo umuntu nagira inyota ngo aze ngo ahondi ngo anywe, kandi munyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, ngo kuko ibyanditswe bivuga. Yego. Ibyo ngibyo yabibabwiye Umwuka ataraza. Arababwira noneho bumva ko bayobejwe, kuko bumvaga aturuka atesiga i Nazareti ari kiza cyaturuka i Galilaya. Umuntu w'i Galilaya gute? Ni ukuvuga ngo bari bafite inzangano n'Abasamariya bidakunda, kuko hari urwango hagati yabo. Noneho muri icyo gihe cy'urwo rwango rw'Abasamariya, tugaruke kuri bya bindi twavuze ejo, ngo umuntu araza ahura agwa mu gico cy'abambuzi mu muhanda arakubitwa. Ni ukuvuga ngo bamukubise kubera ko banganaga. Ntabwo bavuga ko yakubiswe gusa n'abanyamahanga, kuko Abisirayeli n'Abayuda ntibumvikanaga. Yego. Ab'i Yerusalemu n'Abiyudaya ntibumvikanaga. Hari inzangano z'Abayahudi. Abajaga i Yerusalemu bakangana, baca muri uwo muhanda bakangana cyane. Yego. Ni ukuvuga ngo Abasamariya bari bagaragaje urwango rukomeye cyane. Ariko uyu muntu arakubitwa. Amaze gukubitwa, umutambyi n'umulewi baraza barakikira, baragenda. Noneho rero haza kuba ikiganiro. Ikiganiro tavuga ngo niki nakora kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana, ubugingo bw'iteka. Niki nakora? Reka ngaruke mvuge ati nk'abakirisitu tuja mu ijuru. Yego. Twakora kugira ngo turagwe ubwami bw'Imana. Ni ugusenga cyane, ni ukurimba cyane, ni ukuba mu rusengero cyane, ni ukuba mu Mana cyane. Niki nakora? Ni ukuba mu rusengero, ni uko naba ndi mu rusengero n'uru. Niki nakora? Ni ikibazo cyiza cyane yarabajije kugira ngo afashwe, abwirizwe. Ese ni ugutanga icya cumi? Ese ni ukuba mu rusengero, ni ukugira gute? Hanyuma rero Yesu aramubwira ngo ese byanditswe gute mu mategeko? Ni ukuvuga ngo icyo twakora cyose ntabwo kiri hanze y'amategeko, kiri mu itegeko ry'Imana. Byanditswe gute mu mategeko? Amaze umunyamategeko wasomye Torati, wayimariye mu mutwe, uzi amabwirizwa yayo, uzi amategeko 613, uzi amategeko y'ibyo umuntu agomba gukora n'ibyo atagomba gukora. Yarabizi, aravuga ngo reka mbumbire mu mategeko abiri. Niba amategeko rute yandi yose, biravuga ngo ukunde ukunde Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Yabivuze akize amanga, abizi yuko iryo tegeko rihari ryo gukunda Uwiteka. Yego. Ngo ndetse icyongeye kuri ucyo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amen. Aramubwira ngo bishubije neza. Ngo arangiza aragaruka ateze, none se mugenzi wanje ninde? Ntabwo yarikaruka kumubaza mugenzi we, kuko yakora we yavuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo wange mugenzi wawe, wange. Iwe aravuga ngo ahubwo ukunde n'umwanzi wawe. None aramubwira ngo se mugenzi wanje ninde? Yego. Yesu kumusubiza, nawe yamusubiza amubwira umugani, amaze ninde mugenzi wawe? Mwambaza uyu munsi ngo se mugenzi wanje ninde? Murebere mu maturanyi, n'umuvandimwe wanje, n'umufasha wanje, ninde mugenzi wanje? N'uwo mu karere kanje, ninde mugenzi wanje? N'umuturanyi ndeba hano haruguru asohoka akamusohokeraho, ninde mugenzi wanje? Wanda w'Yeriko uyu nguyu yari yakubitiwemo, ninde mugenzi wanje? Aramubwira ati reka nkubwire, hari umuntu wavuye Yerusalemu ngo aragenda ageze mu muhanda w'Yeriko, ngo ahura n'abambuzi baramukubita. Bamaze kumukomeretsa basiga bamutaye aho ngaho. Yego. Umuyuda umutanzi araza arakikira, aragenda, umureba araza arakikira. Reka mvuga ati se uyu mutanzi ninde, uyu Muyuda ninde uyu munsi? Wenda uyu muntu bamukubitiye mu muhanda w'iwacu, aho nanje mvuka, kavukire. Kandi tuvuga ururimi rumwe, tunaziranye, ndetse inzi inkomoko yiwe, amaze nyuma arakikira, ndambuke nigendera. Ngo arakikira arigendera. Ariko ngo Umusamariya w'imbabazi araza, iwe ntiyabikora gutyo, ntiyakikira. Ngo arangize ngo aramuzutsa, ngo aramutwara, ajya kumujyana muri cya cyumba kijya twavuze. Arafite mu cyumba, baramwakira, baramuvura,
ndetse aravuga ngo bazamuvura arazaza ndetse no gutanga n'ibindi aravuga ngo se uwagize neza ninde ati ni uwa gatatu kubera kuko yagize gute yamugiriye imbabazi ukugirira imbabazi si umuvandimwe wawe ukugirira imbabazi si inshuti yawe ukugirira imbabazi Rusi wagiriwe imbabazi na Bowazi ntabwo wari urasanga ubwoko n'akarere n'umuco n'Imana n'iyobokamana yamugiriye imbabazi inshuti yacu ya bugufi ukugirira imbabazi ninde ukugirira imbabazi umunyembabazi amaze rero aramubwira ngo niwamugirira imbabazi aramubwira ngo genda ukore gutyo ego amena amena genda ukore gutyo nawe ego aho twasomye icyumba cyakiriwemo Elisa reka murebe muzane mu mwanya wenda we w'abashumba kandi niho ndazana bano bantu navuze umutambyi vuga umurebe reka mvuge na Elisa nishake nchallenge abashumba nishake mfate nk'umushumba twavuze ko umutambyi yatambutse umurebe atambuka reka mvuge ko uriya mushumba umwe yatambutse n'uriya mushumba watambutse ariko kandi hari n'undi mushumba utaratambutse abashumba bose siko batambuka kuba bafite inguma abashumba bose siko batambuka kuba bapfakazi ku mfubyi abashumba bose siko batambuka hariho abashumba bameze nka Elisa Elisa ngo araza uko anyuraga aho ngaho uyu mushumba mu kazi batavuze izina ngo kamugaburira kamufungura akabona uko yitwara neza ngo bushabwira umugabo aramubwira ngo uyu muntu ndabona asa n'umuntu w'Imana mbese wanyemereye tukamushyirira tukamubakira icyumba cyo hejuru abayuda bundi umuco wabo bubakaga icyumba cyo hejuru uyu mushunemu nawe abikora kuko iwabo wa Elisa ngira ngo babikora tumwubakira icyumba cyo hejuru ego abibwiye umugabo aramwemerera aho naho nahibashije cyane nabuze tese muri iki gihe biroroshye ko umugore gusa yaza kubwira umugore ngo tugire gutya ngo yemere aho ngaho amwemerera kuko baba bafite ubundi busabane bafitanye baziranyeho banaganira bagira icyumba cyo kuganiramo intebe yo kuganiramo imeza aho bicara baganira aramubwira ngo ngaho tubikore ngo aragenda arategura ngo aze ategura ibintu bine ngo yamushyizemo araza arareba abona ntazicara mu mwijima ashyira mu itara ndazahagarara mu nzu ashyira mu intebe ndazicara ngo areke kuryama ashyira mu itanda aho niza ari ibiryo byo gufungura agomba kubona aho afungurira abona imeza afunguriramo urumva kuko yari afite ubumuntu muri we muri icyo cyumba cyiwe niko ibyerekana uburyo yamwitayeho kuri uwo mugaragu atarazi hanyuma amenya ibyo Elisa akeneye Elisa yari akeneye kuruhuka yari akeneye kwicara yari akeneye itara yari akeneye n'imeza uyu mama yamugiriye umuntu amwitaho wamare kumwitaho Elisa nawe aravuga ati Mana yanjye uyu muntu ngiriye imeza niki muri icyo cyumba garibaza uyu muntu ngiriye neza niki nakora akazabwira umugaragu Gehazi aramubwira ngo niki nakora Gehazi nawe amubwira ntiyamushutse aho bata ngo niki nakora ego akagushuka niki nakora aramubwira ngo icyo bikoze inzi ubukene afite kuko yari yababwira mugore ngo niki nakumarira aramubwira ngo nibera mu bacu ego ushobora kuba wibereye mu banya ariko ufite ubukene bukomeye cyane utazwi ariko umukozi w'Imana namara kugera uruhande azamenya ubukene bwawe kubw'ineza yawe wagize azamenya ubukene bwawe icyo nzi cyo mudafite umwana w'umuhungu niko kuza aramuhanurira aramubwira ngo igihe gisa nkikuza ufite umwana w'umuhungu igihe cyaranageze ndetse uwo mwana aza gupfa uyu mushumba mukazararira ariko Elisa aratakira Imana kubyiza uyu mugore yamugiriye atakira Imana amen reka rero usabe nkubwire ngo se wewe nanje iyo dusomye Bibiliya igira amagambo ni ukuvuga ngo igira nk'ibice bine by'ingenzi abantu bagomba kuganira batekereza kugira ngo bizigireho igice cya mbere ni amateka ubu ni ukuvuga ngo ko turavuga nk'amateka noneho ibi tuvuga turabyumva nk'amateka n'ubyumva nk'amateka uraberekera muri aya mateka urabyumva nk'amateka nyine kenshi turabisoma abantu bakabyumva nk'amateka bakaberekera muri ayo mateka no abakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 11 abakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 11 Paulo yaravuze yagize ati
Abakoroni ba mbere katwasome ibice 10 umurongo wa 11 hagira gutya ngo ibyo byababereyeho kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Ibyo turi kubona tutigeze tubona twasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Amen. Ariko ntabwo dusoma bya bihe ngo tumenye ngo ibi bihe bimeze gute, ibihe twabyifatamo gute. Ibi bidusomamo amateka, ibyo tubona n'ishusho z'ibihe ni amateka twasohoreyemo y'imperuka z'ibihe. Iyo dufate ngo za bihe tunanirwa kubisoma, bya bihe ngo tunanirwa kubyumva. Iyo tunaniwe gusoma tuba turi impumyi ntidusobanukirwa, iyo tunaniwe kumva ntidusobanukirwa. Ariko ijwi rirahamagara rituma abashumba, rituma abavuga butumwa baririmbyi. Ndatuma ndewe ninde watugendera. Twibuka ko ariko ijwi ryaranguriye hanyuma Yesaya akaryumva ari mu mwanya nawe ukomeye. Ndatuma ndewe ninde watugendera. Yesaya aravuga ngo Mana we ni jewe ndi hano nduma ngende nje kuvuga. Ariko hari ijambo yavuze n'ubwo wantuma ndi umunyaminwa yanduye kandi umunyamugongo bwanduye. Kubera ko yimenye akinira akisuzuma akamenya yuko ari umunyaminwa yanduye kandi akaba atuye mu bwoko bwanduye, Uwiteka arabyumva kuko yimenye ubwiwe. Wamuhereza umusarafu aramubwira ngo ibirwa ukoze ku munwa ngo ibyaha byawe birababariwe, kugira ngo amenye uko azavuga agenda abone kumutuma. Ariko rero genda ubwire buriya bwoko ngo kumva buzumva ngo ariko ntibuzamenya, ngo kureba buzareba ngo ariko ntibuzitegereza. Ni ukuvuga ngo abantu basigaye bareba ntibitegereza, barumva ntibumva, kubera ko ngo imitima yabo ni ibinure gusa. Ugende ubabwire. Ni ukuvuga ngo mu butumwa abantu bagenda kuvuga ndatuma ninde wangendera. Abantu ntibacumva ijambo, ntibakumenya imperuka, ntibakumenya ibihe tugezemo. Ibintu bine navugaga ni amateka no kwigisha imyitwarire n'ubuhanuzi ndetse n'umwuzuro. Ni ibintu bine tugomba kureberaho. Amateka, kwigisha imyitwarire ndetse n'ubuhanuzi n'umwuzuro. Ibyatumye bya Yesu bitamenyekana wari umwuzuro, byari bije gusohora ngo uyu umwuzuro, ariko ntibamenya ko ari umwuzuro. Ibyasohoye byavuzwe n'abahanuzi bije gusohora kugira ngo Yesu aze kuvukira ahantu hagayitse, ahantu hasuzuguritse. Impamvu imyitwarire ni ijambo ry'Imana rizatubwira, twaranivuzeho ejo. Timoteyo wa 2:3 umurongo wa 16. Aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kutwigisha. Nitutigira ku by'Imana tuzigira ku by'ibihe, ndetse bikatwemeza n'ibyaha. Niba bitwemeje ibyaha bitwemeza kubyihana, bikanadukosora ngo dukosoke, ndetse bikaduhanura gukiranuka. Kubera iki? Ngo kugira ngo umuntu w'Imana ngo abe afite ibimukwiriye ngo akitse. Amen. Ibidukwiriye ni ibiki kandi ni ibiki bituma dushika? Nuko dukundisha Uwiteka umutima wacu wose, ubwenge bwacu bwose, imbaraga zacu zose, ubugingo bwacu bwose. Iyo twakundisha Uwiteka ibyo ngibyo tuba dushitse. Kuvuga ngo rero iki cyumba cy'i Yerusalemu cyari icyumba cy'ubworozi. Icyumba cyahunikwaga ni ibyumba byari bihegayitse, ariko Yesu abura umwanya mu icumba aza kuvukira hajya hagayitse kugira ngo naho havuga ubutumwa hari ahantu hatari horoshye. Iki cyumba rero cy'Umusamariya ni icyumba public, nka kwa kundi kubitaro, ahantu public abantu bose bagomba kujya kwivuriza. Avangura ryari hari ngo wenda ni icyumba gusa cy'Abisirayeli cy'abashyitsi, oya, bamutwara hariya aragenda aza kuvurirwayo. Uyu mushuna mu kazi byo yakiriwe mu nzu, yakiriwemo imeza, ashyirwamo intebe, uburiri. Niki byasobanuraga? Iki gitanda yashyiriwemo bisobanura ngo ni uguha Yesu umwanya mu bugingo bwawe akaryama akaruhukiramo. Iyi ntebe ni uguha umwanya Yesu akicara, akaba ari umwami mu bugingo bwawe, akicara muri bwa bugingo. Iyo yicaye uricara uratuza. Hanyuma y'ameza byasobanuraga umusangiro w'abera. Abera ntibagisangira, dusangira amagambo y'Imana, ntidugisangira aho twicara ngo dusangire intumwa. Burya zarasangiraga zigasangira ibyabo.
Yego. zikibuka ko Yesu yavuze ngo muze mugira gutyo kugira ngo munyibuke. Bigatuma binira bakisuzuma bagasangira kwigaburo bakarya ngo muze mugira gutyo kugira ngo munyibuke. Yego. Naho ryatara niki ryasobanuraga ngo nabiki ijambo ryawe Mana mu mutima wanje kugira ngo ntagucuraho. Byasobanuraga muri cya cyumba yamuhaye kugira ngo ibyo zose habe mwitara. Rero reka ndangize nkubwira ngo urarike mvuga ngo reka duhaguruke muri ibyo zumba sinzi icyumba icutaha mu cyari cyusimbizi nikiriya cyo kwa Yesu hariya Yesu yari yabuze nikiriya cyo Musamariya kugira ngo nawe utware umuntu ahari wafashije cyangwa se utwagwemo nuko twavuga gutya twavuga ngo wenda ushake ku ruhande rwa muturanyi wawe ufite ibisebe ufite intimba umeze nabi naho kandi akaba ari wowe umeze nabi uri mu muhanda. Yego. Mu muhanda uri mu muhanda ni kwa kundi urara udasinziriye urara ushinze inkokora urara uniha utabasha kugira ubwira. Muri ivyo yavuze ngo mubwire byose wema bafite n'abaremerewe ngo nimuzi wanje ndabaruhura. Ariko reka mbahagurutse tugende dutumira abashyitsi reka mbabwire abashyitsi tugiye gutumira dusanga muri Zaburi ibice 85 ndetse no ku murongo wa 11 ahandi mu zindi za Bibiliya ni ku murongo wa 10 haravuga ngo imbabazi n'umurava ngo birahuye ngo gukiranuka n'amahoro ngo birahoberanye. Hepfo ku 12 ngo umurava umeze mu butaka ngo gukiranuka kurevye mu isi ngo kuri mu ijuru. Amen. Reka ngusabe ngo ibyo aribyo byose tegura icyumba. Yego. Kuri Yerusalemu ngukure kuri ya mushune mu kazi wateguriye Elisa ngukure no kuri ya Musamariya noneho nivugira ngo wategura icyumba mu wawe. Imbara kubwira abashyitsi dutumira iwacu mu cyumba cy'iwacu. Aho kwitegurira bwira umuturanyi wawe bwira umuvandimwe wawe bwira umugore wawe bwira umwana wawe bwira abiwawe. Bwira abiwawe ngo dutegure. Kornelio yatumiye Petero ngo naze yihuta baze kuganira musangiwe baze kuganira yari yarose. Ngo muri kurota Petero n'abararota ngo arota ngo urupapuro ruva ngo hejuru mu ijuru ngo rwanditseho ngo inyama ngo n'inyoni inyamaswa n'inyoni Uwiteka aramubwira ngo bagurye abwira Uwiteka ngo Imana ngo ndabwo iwacu mu bwoko bw'iwacu tuzatugira ibyanduye. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo icyo Uwiteka ahumanuye ndabwo kiba kicyanduye. Kandi yari amaze kuva aho yari amaze gukiza umuntu wari urwaye igihe kirekire amaze kuza no kuzura Tabita kubera ko Yesu kubera Petero yagiye areba ibyo Yesu yagiye akora n'abatangira kubikora kuko yagendaga bikora. Reka ngusabe rero kingura icyumba cyawe maze nkwereka abashyitsi dusangira baza iwawe. Umushyitsi wa mbere n'uriya tumaze gusoma ni umushyitsi witwa ukuri umurava. Umushyitsi wa kabiri ni umushyitsi witwa imbabazi. Umushyitsi wa gatatu ni umushyitsi witwa ugukiranuka. Umushyitsi wa kane ni umushyitsi witwa amahoro. Noneho iyo bihuye ngiye kukubwira aho bihurira hitwa ahantu ho kubabarirana umwana ubwiyunge hitwa ahantu ho kwiyunga. Ngo uyu muntu ukuri ni umutumira mu wakaza kinjira ni wa mushyitsi afika mu bugingo bwawe umutima wawe mu cyumba cy'iwawe akagushimira. Hari abantu batagishima wabagiza neza aho kugushimira bakakuvuma bakaguteza ibibazo. Uyu muntu ikindi agukorera arakubwira ibintu byo mu mucyo. Hari abantu batakivugira mu mucyo. Ikindi agukorera araguha guhishurirwa. Hari abantu batagishurirwa na rimwe. Ikindi agukorera arakubwira ibisobanutse kuko yaserutse mu bantu yaserutse hari amafuti azana umucyo. Uyu muntu wa kabiri w'imbabazi nawe iyaje uremerwa. Iyaje urababarirwa nawe ukababarira. Iyaje agutera inkunga nawe ugatera inkunga. Iyaje akugirira impuhwe nawe ukagira impuhwe. Iyaje akuzanira gukira. Niyo mpamvu rero ngo iyo bahuye ngo barahoberana ngo iyo bahuye bakicara hamwe bagahura bakicara muri wewe bakuzanira izo nkuru mvuze. Yego. Abandi babiri iyo baje barazana ugukiranuka n'amahoro birazana. Ugukiranuka iyo kuje kukuzanira uburinganire kukuzanira umubano kukuzanira gukora ibintu neza kukuzanira gusubizwa. Niba twarabuze ibisubizo turengana nuko gukiranuka kutari mu gihugu
nuko ukiranuka kutari ku musozi wacu nuko ukiranuka kutari muri twebwe hanyuma rero amahoro naza akuzanira ubwumvikane n'ubumwe n'umutekano no kubahana ndetse n'imiroho myiza iyo bimaze guhura rero nibyo bikuzanira amahoro reka ngusabe ngo utegure icyumba cyawe maze aba batumirwa bazi niba hagera uraba umuntu ushitse kandi urahumeka ushitse urumva uguwe neza haleluya natekereje subiye inyuma ndavuga ngo ariko mana yanjye ese tugume tuvuga gusa ibyumba by'i Betelehemu ese nagendayo naguruka nkageraho n'indege nkajyayo nkajya hehe ko tubisoma nko mu mateka reka twari kubivuga ngo mu mateka oya tuvuga noneho amateka ni none aho uri uyu munsi wa none aho wicaye habone nk'i Betelehemu ndabizi kuko aho wicaye umutima wawe ubwawo urababaye inkuru twumva zonyine ubwazo ziratubabaje amateka twaciyemo aratubabaje aho turi imisozi twazamutse turababaye turahumagiye ariko si uyu munsi wa none Mariya aje na Josefu yabona iryo cumbi reka twirekere Mariya nyina wa Yesu twivugire undi muntu uzi w'umuturanyi ese yaje yabona icumbi tuvuge icumbi ry'amazu yacu se cyangwa tuvuge icumbi ry'umutima wacu erega hari ibintu byinshi bitubuje amahoro ukurengana kubuza amahoro iyo twumva inkuru zigenda zibabaje imitima zitubuza amahoro kurangiza rero aho uri simbazi naho wicaye simbazi twavuze kuko igigize umuntu n'ubumuntu ni umuco ni imyemerere n'imyizerere ibyo turimo tubona muri iyi minsi biri kwitumanaho tugenda tubona ababivuga bose bari mu ngeri zose bari mu basore bari mu rubyiruko bari mu bashumba bari mu baririmbyi bari abo bose tuvuze ese nuko bataye umuntu ese nuko bataye umuco ese nuko bavuye mu myizerere ese niki kibuze reka tubasubize inyuma mu mabwirizwa twigire ku Bayisiraheli mu isezerano rya kera tubabwire ngo kwa kundi Yesu yabwiye abayuda bamwemeye arababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye naryo rikaguma muri mwebwe muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura abantu benshi babaye imbata kubera ko uyu muntu tuvuze ukuri n'imbabazi n'ubutabera n'amahoro bitaratura mu mitima yacu ngo bitubature tukagenda turi imbata igihe Abisirayeli bari imbata mu Giputa Uwiteka atumye Mose ngo nasubireyo ngo aze kubabwira bahaguruke aba bature bave ku rubanda Yesu nawe ibyaha bimaze kuba byinshi Imana ituma Yesu kugira ngo aze kutubatura Yohana igice cya mbere umurongo wa 11 haravuga ngo yaje mube abe ntibamwemera ngo nyamara bamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana amen igihe cy'amavugurura bari teri na bazingiri ngo baza kuvugurura byagenze gute hari bari bagaye barahaguruka barandika ngo bandika ibibazo bari babonye badasobanutse bigera ku 95 bashaka kugira ngo bavugurure ese unyine baguhagurutsa kugira ngo uvugurure ibihari ureba wavuga ibihe niki wazana kugira ngo uvugurure ijambo ry'Imana ryavuye mu mwanya waryo reka dusubize ijambo ry'Imana mu mwanya waryo bamaze kugenda bajya mu mavugurura ngo hari ibintu bitanu ngo bagize mpaka kandi barabyamamaza kugira ngo barebe uburyo bumvaga uburyo bari basobanukiwe baravuga ngo urabizi nta kindi kigomba kwamamazwa usibye ngo bavuga ikintu cyitwa ngo sola zitanu baravuga ngo ikindi kigomba kwamamazwa ni icyubahiro cy'Imana ugomba icyubahiro cy'Imana icyubahiro cy'Imana ni ugukomerera amategeko yayo abandi ngo ahubwo ngo Kristo wenyine ni uduhagije niyo mpamvu Yohana yamuvuze uwo ari we n'uko ari aramuvuga iyo Yesu yivuze n'amazina aravuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo avuze ko data ndamujyanye nitunyura hirya y'inzira tukanyura hirya y'ukuri tukanyura hirya y'ubwo bugingo ntabwo tuzagera aho Yesu avuga dutegurira abandi baravuga ngo ubuntu bw'Imana buraduhagije ubuntu bw'Imana ntabwo byabaye assurance yo gukora ibyaha ubuntu bw'Imana
ubuze umuntu kwihana ibyaha ntabwo ari asiranse yo gukora ibyaha. Yego. Ubuntu bw'Imana ni iki? Ni ubutwemera bukatwereka agakiza. Ntabwo watandukanye kwizera n'ubuntu bitandukanye. Imbabazi no kwizera ni kwa kundi ku ruhande rumwe urufaranga uruhande rumwe n'urundi ruhande rumwe nta kundi wabitandukanya. Ubutandukanye kwihana no kwizera. Ubwo buntu kuko kwizera no kwihana buri mu buntu bw'Imana nibyo bituzana bikatugeza ku gakiza. Abandi baravuga ngo yaye ukwizera kuraduhagije. Iyo dusoma tugasoma amagambo ya Abrahamu yo kwizera, ukwizera ya Abrahamu baba wa Imana, ukwizera ni ukuvuga ngo twizeye kuko twihanye kuko twizeye. Utandukanye kwizera no kwihana, uko kwizera ntabwo kuba kugihari. Irya nyuma abandi baravuga ngo yaye ibyanditswe byera biraduhagije. Niho hariya Pawulo yavuze ngo ibyanditswe byera byose bizahumetswe n'Imana, bifite umumaro wo kutwigisha, kuduhanira. Niba twiga iby'Imana tukemera tukiga, ibyo bidusunikiramo rero bikaduhishurirwa, bikatwemera kwihana ibyaha byacu ndetse no gukosoka no kwemera gukiranuka. Abamaze kwakira rero haleluya, Amen. ntabwo rero tutandukanya ukwizera kwacu ngo tuve mu bumana, nuko umwuka wera tutamwakiriye ngo atugire abagabo bo guhamya. Ba Petero bamaze kumva umwuka wera amaze kubasanga ngo bahuje umutima, bari mu cyumba cyo hejuru bahuje umutima, ngo bagirwa abagabo bo guhamya guhereye Yudaya, Isamariya ukagera ku mperuka y'isi, guhereye iwacu. Ukuvuga ngo bahawe imbaraga muri cya cyumba bahuje umutima, hanyuma bahabwa imbaraga zo guhamya. Izo mbaraga ni iki? Ni ukubera ko uwo mwuka yabahaye ishurirwa. Iryo hishurirwa ni iki? Yabahaye ubwenge, abaha kumenya, abaha no kurondora. Ni ukuvuga ngo iyo tutari mu Mana ngo tuhe agaciro ijambo ry'Imana, nta bwenge tuba dufite, nta bumenyi tuba dufite, ndetse nta kurondora tuba dufite. Mwibuke yuko Salomo yazaniwe abantu kugira ngo ajye guca imanza, icyo yakoresheje n'ubwenge. Arabareba ndetse abantu wikaraba ngo uyu n'umwana wanjye niki nakora, yakoresheje ubwenge kugira ngo ace imanza. Abamaze kwakira uyu mwuka akabaha ubwenge bwo guca imanza, ubwenge bwo kuvugisha ukuri, ubwenge bw'imbabazi, ubwenge bw'ubutabera cyangwa se gukiranuka, ubwenge bw'amahoro. Hanyuma rero n'ubumenyi bwacu bushingiye, ubundi kandi ni uburondozi bushingiye, nibwo tuzahabwa imbaraga zo kwizera no gukora ibitangaza no gukiza indwara biriya ba Petero bakoraga. Naho tuzahabwa imbaraga z'ubuhanuzi, kuvuga indimi no kwisobanura. Ubu nyine abantu bari mu guhanura, barangiza ubuhanuzi ugasenya imiryango, ugasenya amatorero. Ubuhanuzi bw'abahanuraga bwarubakaga ariko ntibwasenyaga. Indimi tuvuga siruga gusa ngo zazinda abantu bavuga za mutanganyiko. Indimi ni ukuvuga neza no gusobanura neza. Ni ukuvuga ngo amagambo Yesu yavugaga yari mu migani. Nigute abantu basobanukirwa imvugo za Yesu, abantu basobanukirwa gute? Ni ukuvuga ko itusobanura n'ijambo ry'Imana niryo ridusobanura ubwo buhanuzi icyo ari cyo, niryo bisobanura ukuvuga indimi uko ariko, niryo bisobanura no kwisobanura icyo ari cyo. Hanyuma umwuka w'Imana azatubwira abagabo babahamya. Reka rero bazamure mu cyumba cyo hejuru aho bari bahuje umutima, amaze uvuge ngo iwanjye reka uyu munsi ndumire Elisa, cyangwa hategurire uriya muntu uje komorerwa iwawe, cyangwa hategure Mariya na Yosefu baze. Aya magambo twavuze ibijumba bingahe, ariko tuya tuvuga ngo umuturanyi wanje ninde? Ese umuturanyi ni inshuti yawe? Umuturanyi ni umuvandimwe wawe? Umuturanyi ni umufasha wawe? Umuturanyi ni umwana wawe? Umuturanyi ni mwene wanyu? Uko Abayuda bari bafashe ko ari mwene wanyu, ariko Yesu yaravuze ngo n'umwanzi wawe ni umuturanyi wawe. Ijambo ry'Imana rero twakaniraga ni iri ngiri. Reka nkubwire ngo aho uri, jya mu mwanya wa Elisa niba uri umushumba, cyangwa uje mu mwanya w'umutambyi n'umurewi, wibuka abo wasize, uvuga ati Imana we hariya nataye inshingano zanjye. Ariko niba warakoze nka Elisa, Imana iguha umugisha. Niba nawe warabaye nk'uriya Musamariya, hanyuma ukegura umuntu wari wakomeretse, umupfakazi, imfubyi, wa wundi utagira kivugira, wa wundi ukamwomora, Imana iguha umugisha. Ubundi kandi niba warabaye hakujya kwa Mariya ugacumbikira Yesu mu mutima wawe, ukamuvuga, hanyuma inyenyeri zikazi wawe, ukamwamamaza uko ari ntugira isoni zo kumuhamya, Imana iguha umugisha. Reka mvuge ngo nubwo yaravuye ku muhanda akaza akajya mu icumbi bakamwakira, ariko none bari bahungeri baratangiye baramwamamaza, baramuvuga, bitumye inyenyeri ziza, barerekana aho yavukiye.
reka nkubwire nk'inyenyeri z'iwawe berekane aho uri, waba uri mu ngambi, waba uri muri Amerika, waba uri mu Burayi, waba uri ku migabane y'isi, aho waba uri hose, umwanya urimo wose Yesu arakwemera. Ubwo akwemera rero fata iryo cumbi n'icyo cyumba kugira ngo hanyuma ukingure, hanyuma numa gukingura hanyuma uyu munsi wa none Yesu avukire iwawe, cyangwa se kingura uyu munsi bakuzanire uza gukirizwa iwawe, wa wundi wakubise ufite inguma, wa wundi udafite umuvugira, cyangwa se kingura Elisabona aho aruhukira, naza akaruhuka hari ijambo gusigira, naza akaruhuka shira gusa mu iryo tara niki ni ijambo ry'Imana, ngo nabika ijambo ryawe mu mutima wanje Mana, ngo ndagucumuraho. Bika ijambo mu mutima kura udacumura kubiteka. Amen. Uyu munsi rero Yesu atahe mu bawe mu bugingo bwawe, kakwa kundi yatashe mwa Zakayo, ariko azamuka muri aramubwira ngo ururuka yewe Zakayo, uyu munsi ndataha mu wawe. Reka nkubwire ngo uyu munsi Yesu atahe mu wawe, avukire umutima wawe kandi atahe mu wawe. Imana iguhe umugisha kandi Imana igukomeze, Imana ibakomeze mwese aho muri, mwakire ijambo ry'Imana. Amen.